kugira mugenzi we ngo nawe waje eba hano hanze hari imbeho wumve ngo bari gukora imwakaza amata y'ikivuguto nukuri kw'Imana inka bari kwikama kugira ngo baze ishusho kazi ikivuguto kugira mugenzi we ngo nawe waje ukuntu bimeze kuba mu zo gukodesha cyangwa muri ghetto ni ikibazo gikomeye cyane harimo challenge reba muri ghetto kugeza ubu ariko njya gukodesha ahantu haba inzu ziba mu gipangu challenge yambayeho nuko abaturanyi bazaga kunsakuriza ngo ndabasakuriza ukuntu abasakurizaga ngo unashonga radiyo cyane kandi mu by'ukuri volume yabaga iri hagati ya 98 9 gutyo bavuga ngo ndabasakuriza mu by'ukuri ntabwo nigeze ncika intege nakomeje gusakuza birangira babikunze barabikunze ibyo byageze ko babikunze nuko batangiye kujya kubaza bakansaba indirimbo byagera bagata bakajya ngo bro buri weekend suranga amapiyano byagera mu cyumweru bajya kumva umuntu ngo bro muri weekend please ngo suranga ka gospel keza ngashaka gospel ariko naje kugira ikibazo hari umusiramu tubana mu gipangu yitwa Buduru naravuze mana yanjye Buduru nzamufasha kutugira nezerwe ko murabizi abasiramu ntabwo bajya bakora indirimbo ariko nariyeranje byageraga ku wa gatanu saa sita ngatongera gutera azana wallahu akbar Allahu akbar kugira ngo badurize muri ya systeme gusakuriza abantu niko bimeze actually ntabwo nakoze ubushakashatsi 99.9% by'abasore baba muri za ghetto bagira ibyo bidahiye ni ukuri kw'Imana kamubwira impamvu abasore bagira ibyo bidahiye ubundi umusore ni impyisi mu ijambo rimwe umusore ni impyisi umusore arahubuka ntabwo azi kwihangana ntabwo ategereza muri make umusore wacana gaze yamara gucana gaze hashira iminota 2 yonyine agahita ashyiramo ifu y'ubugari akarya ubugari uko bumeze kandi agakomeza akabaho umusore mu ijambo rimwe ni impyisi ubundi bushakashatsi bwerekana ko abasore akenshi babura arato ko babuze ibyo guteka ahubwo ari ibyombo bitogesha umusore yogereza ibyombo rimwe akabikoreshereza rimwe iyo bishize hacamo iminsi kugira ngo azongere kubyoza ubwo ya minsi aba atarabyoza arabura kandi afite ibiryo uwo niwe musore niyo mpyisi navugaga ejo muri Imana akoze ibitangaza this last week hari igihe murabizi abantu batuye muri za ghetto hari igihe umuntu akabura ibyo kurya bigashira pe noneho mu gipangu mbamo umwana w'Androdi ni umuhanzi this week turi gusoza yasohoye indirimbo kubera ko ngiye muri activité na radio techno of course yaje kundeba kuri ghetto ngo bro none se nasaba ko muzakangire kuri radio ati ndavuga nta ibi ahita mbaza none se ngo ubugari nabaye ubugari bro okay hashize amasaha 2 muragarukanye agafuka k'ifu y'umwumbati ndavuga mwana igitangaza mbonye ariko Imana ntabwo irakora ibitangaza ngo ibisoze kugeza ubu ngubu ntabwo ndakora uburisho mu mbabare mumfashe habone amafaranga y'ibishyimbo yaba ibishyimbo ubunyobwa cyangwa indagara ndabyemera mbona ko nimarira iyo fu ni ukuri mubifashe muri ikintu cyose kandi mwagishobora sibyo bavandimwe ikintu ugomba kumenya niba uzi kuri hano ukaba ukodesha inzu ukishyura ku itariki 5, 10 cyangwa 15 ushatse wagura inzu yawe kubera ko urishoboye ubundi umuntu ukodesha arangwa no gutinda kwishyura azengereze n'abandi rodi amushaka mu gitondo mugure kandi yaharaye bazengerezanye like that aguhamagara umukupe aguhamagare like that ntabwo bakubye bworoshye muserera biraryoha cyane ariko ejo bundi nishyuye mbere nishyuye mu kwa 8 ariko nari kwishyura amafaranga yo kwa 5 ugomba kugora umuntu ntabwo yo bakubye bworoshye no mugore muvune like that kubera ko n'umuntu birugodesha reka bavanye muri ghetto batware mu nzu zisanzwe n'abantu b'Imana nta stress ya mbere ibaho bo kujya gusura abantu waba ukigeraho agahita buri ikintu yaba telefone cyangwa amafaranga mana yanjye iyi stress agatsindwa none stress ikomeye iterwa n'amagambo bavuga aho ngaho mu nzu ujya kumva nyiri ingeso ntabwo isanzwe hano ingeso y'amaboko karekare ngo gukorakora ngo rambazi baratwemeje ngo ntabwo byagenda ngo bihereye ngo no impossible ukumva bavuga ngo ntabwo ari ibyo rwose n'ibivuga baravuga ngo ni iki ugaceceka none ikintu kiri kurushaho niyo amafaranga baretse cyangwa telefone baraceceka ntabwo babikubwira mpamvu ndabona abantu iyi stress ziriya byarabayeho none ni stress ari uburyo gusura abantu ugasanga nta n'umuntu ushaka kuvugisha bose bari gucaho bigendera gusa ariko manye hari bene bari igitangaza hari akana kitwa Lastborn tuno twana dutoya dukunda kuvugisha abashyitsi byanze bikunze katuganiriza ariko ikibabaje rero usanga barakabwiye ibyayo byose kabizi
ukabona ndaje mwite muri byiza bitande ifoto ikumwe ndahiro none se mu rugo nihe kugira ngo ubeshi mwiyemerere ngo iwacu mwishigare bwakire ngoya mama yarambwiye nganye musanze uga mana yanjye agakomeza none se ngo niwe wanze kwishyira mushya uvuga mana ya banganiwe kugeza hano koko Afrika hanyuma mvuze lasiboni mitanibuka kera tukiri abana mu kugisha ukuri kera habaga ingeso yo kujya gusaba ibiryo mu baturanyi ubundi ntabwo wagendaga ugiye gusaba ngo mwamaye ibiryo wakoreshaga strategy twaragendaga kubanza tukikinisha umupira n'umwana aho ngaho mugakina bikarangira baguhamagaye ukarya noneho njyewe narabikoze cyane biba too much umwana witwa Kevin none bahita bahimba strategy yo kugira ngo bajye bangirukana mu buryo bworoshye bahimbye strategy twabaga turi gukina bajya kumva ngo Kevin ngwino mu miti akagenda akarya akagaruka none byabaye cyane Kevin bajya mu miti agatinda yibaza se Kevin bamuhaye ibitaro byagenze bite no undi munsi waje kuzetsa Kevin yageze arabyibagirwa ko ari system ngo Kevin ngwino mu miti mama ntabwo ndwaye nyina murarwaye wagicucu murarwaye ntabwo urwaye ikintu cyaje kuba nuko byarangiye n'ubundi Kevin agiye kunywa imiti kubera ko mama yaramukubise yishyize amatwi ngo njye mumwe njye n'ubivuga ibintu by'umutwe aragenda n'ubundi ararya noneho ngeso yo gusaba yarageze iba nini cyane njyewe nibutse neza ushobora gusanga ibyo nariye mu baturanyi byinshi kurusha nariye ni ukuri kw'Imana kubera ko gusaba byabaye birebire nahigira strategy yo kugira ngo bajye bangaburira ku buryo bworoshye natangiye kujya nibwiriza nagera mu rugo rw'umuntu nkatangiye gukora imirimo atabimbwiye nkagenda nkakubura nkakoropa baba bafite inka nkajya kwahira ubwatsi bwazo nkajya kubakurira abana ku ishuri kugira ngo bahamagare babe ibiryo hari igihe nigeze kubabara umuntu nakoze iyo mirimo yose nari navomye amazi nasenya inkwi mani bajya mu nzu bansiga hanze ndavuga mana imirimo nakora rero ntabwo nagenderaho mpita mpimba strategy ntangira kuririmba indirimbo nari nakoze playlist y'indirimbo 3 ndavuga mana nizanga izi ndirimbo ndemera ko uyu munsi ndayiguriye hari indirimbo ari ikunzwe cyane muramfasha niba muyizi ya Meddy ndatangira ni hanze mbega igishimo mbega umunezero twagiye biragoye sobanura we none ubu numva ngukunze birenze banze kumpamagara ndavuga mana iyi playlist irabaye mbi yakunda indirimbo ya kabiri ndavuga mana wane nanjye indirimbo ndavuga ngo sinabayeho kumanuka sinabayeho kubw'ingorane banze kumpamagara nabo ndavuga mana uyu munsi si umwami koko ndavuga ngiye gutaha ngiye kwivugura ngo ngende numva ijwi rimbwira ngo nyamara Theo yagutabara niyo mpamvu umuraperi bose babireba neza ndavuga mwana ntakariko nabapfise ndavuga ngo ikigezo si karande kandi si n'umurage si umugabane wagabane bw'ibyago bikokane burya Imana ikizuruga ayo warize wayahoza kwinjira ndavuga mana urakoze ariko gusaba n'ubundi gusaba bigira etape njye naba nanjye nasabaga ibiryo ariko rero abantu ba kera bazaga gusaba mu ngo none ntabwo babyitaga ngo gusaba babyitaga ngo gufunguza murabibuka bano bantu niba ari ubwenge niba ari icyizere bigiriraga umuntu agiye gusaba agatwara umufuka y'ibijana muyumva kuzuzura ryari koko ubasha gufunguza nawe ufashe mutwara ku ruhande avuga se bro urifa tukajya gusaba n'umufuka y'ibijana ari ukuzuzura ryari uzi ko watera umuntu ubunebwe bwo kugira icyo aguha bavuga ati genda ufate envelope yawe ugende usabe n'iyuzuye ucurange wongere ugaruke sibyo none hari umuntu wigeze kwicanganya gato aza gusaba mu rugo kandi natwe twagombye kuba twasaba none ikintu cyabyishe yaje gusaba hari ibintu bamuhaye ibirayi ibitoki ibitunguru mu rugo turavuga you get something cool ndavuga ati dufunga igipangu umusore iyo baguhaye sinafite tugabane none abandi baginga bajyaga gusaba kandi bishoboyesha agasaba umufuka wakuzura agahita amagara imodoka yo kuza kubitwara abantu barafite imodoka zo gutwara ibintu hari abandi noneho basaba muri za gare abantu basubiza muri gare murabazi bano bantu barangwa no kwibagirwa ushobora kumuha imodoka iri kwinjira muri gare akagusohoka mu igiceri yajya gusohoka kubataba baba bakwibagiwe kubera ko nabavumbuye rero iyo nyinjira muri gare baravuga ngo wamfungurira ati ntabwo nzi ko amafaranga wowe nta mafaranga uhaye bane ngo sori kabisa mwandibagiwe kandi nayo namuhaye
abantu muri gare noneho ngiye wacu ni Kibungo amashinashanye kuri Kibungo wacu ni Kibungo kabisa abantu basabiriza ari Kibungo bagira confidence yagusaba wagira ngo bayakubikije aza muri gare ngo bro wavuye ukamuhareza ngo bro mushyize sekta cyangwa kiyore modeza zamara iki ibiciro byarazamutse bisukageze kuri ngo yashyira hano mwana bana bamatike mwagera ku biturusu kuyuzuza cyangwa kiyore mana afite confidence wagira ngo none abajura b'Ikibungo nuko bameze umujura w'Ikibungo afite confidence wagira ngo akora ibintu byemewe biri bigo bari basize ku rugo ndabyibuka musigara mu rugo ndeka isosi irashya gishyira mu nzu ndeka ubugari burahiye nawe ngazane isahani yo kugushyiraho mwaye isahani ngarutse mu rugari ndavuga mana nyine baranyemeje njya mu nzu ndikaruma hashize akanya mfungura arakomanze ndafungura ngo excuse me witwa Alexis nigira tube ubugari bwawe ariko nagize imbogamizi imwe nabuze isosi ngo bitware nayo nvuga y'umugingara ngo ariko bose gato ngo ndabizi batetse ubugari bushaka ngo hanyuma nuyana hepfo reba ubwo urazana isosi dusangire ahita agenda amana none wari uri mujura dutangaje Kibungo umujura yaragiye niba ari yasaze yaragiye ahantu yiba inzoka amaze kwiba inzoka ahantu yihishe niho hatangaje yafashe inzoka ayishyiramo hano imbere kandi ntabwo yamuriye impamvu bitamuriye inzoka yagezemo bisanga mugenzi yayo adushimuse turi babiri n'ubundi mwadushimuse turi babiri n'ubundi mumeze neza bwira mugenzi wawe nawe waje bwira mugenzi wawe nawe waje sinye umva bwira mugenzi wawe nawe waje mumeze neza ariko okay hanyuma tuvuye Kibungo ejo bundi nagize ibyago ndayoba niga University of Kigali kandi naho haza tuwarete ziracanganye nari njya muri tuwarete y'abagabo ndibeshya njya mu y'abakobwa gusa ikintu cyamunguye nuko nafunguye tuwarete y'abakobwa ngasanga umuhungu n'umukobwa ndavuga mana yanjye cyangwa nabo bayobye ariko byanze bikunze barakundanaga kunasaza bari gusomanira muri wese ndavuga mana is this legal ntuze ku rukundo bise nibuka inkundo z'iminsi ziniza gutekera kuri gaze niwo mugambanyi wa mbere ubaho uzi gutekera kuri gaze igashyiramo utetse kandi nta bimenyetso wabonye niyo ukoze ku icupa wumva gaze ikirimo n'urukundo nk'uko rumeze murakundana bimuze ko mu gitondo ngo please let's end this ntabwo mana ko nta kintu nawe cyo gutandukana nawe niko bimeze ni nka gaze ariko nyabonye impamvu abantu bashobora batandukana vuba nuko batabwizanye ukuri njye mfite girlfriend wanje namubwije ukuri namubwira babe turakundana n'igere mu mfite y'ubusambanyi aravuga okay now it is that turakundana kugira ngo umuntu yansapotinze cyane hari nawe yagiye gusambana ahantu nibagirwa za kondo nkabona ndetse mu zara zinzari aravuga wow this is a partnership no ejo bundi yamuretse kumana yishimye nagize n'imyanya ibiri bagakingirizo ntera umuntu inda ariko uzaba yafashije guhakana iyo nda ngo ntabwo ngo ntabwo ari inda yacu yayigize ngo ntabwo ari iyacu kugira ntabwo ari ariko sometimes relationship zikoresha amakosa mujye mubona iyo muri mu rugo umuriro ukabura hari igihe umuriro ubura utazi uko bigenze hari igihe uburuka uhita wongera ukagaruka hari igihe uburuka amayinite 30 biriya bintu biterwa n'urukundo uzi impamvu se bano bandika bakora muri rege sibyo nabo bagira abakunzi hari igihe ukoze guhamagara ngo babe kuri hehe ushirire ku kazi Lily I have to work babe I'm at work ngaho kupa turebe agakupa ngo papa ngoke ngongera ukupfure akagaruka noneho cyagiwe n'umuriro w'amazi minota 30 nagiye guhamagara ngo babe uri ku kazi yewe umva please babe binyereke ko ari kuri agakupa papa babe Colombe ninde babe umbyisi ukuri ngo please babe ntabwo muzi agasohoka hanze aragikorera ntabwo muzi bagatongana agashira minota 30 niyo mpamvu n'umuriro watinze hari igihe umuriro umara isaha yose uzuri byagenze ngo babe ngo bitese mwumva ngo ni hongo kandi dufite abashyitsi ngo bakoresheje dushe mu gihe ngiye kogera hanze mu mupira wo nk'isaha byihuse umuriro ukabona ni imvuga abana bariga actually ngiye kurangiza nubwo natinze kurangiza amaheme kote kugira man abahanzi bo mu Rwanda ntacyo barusha abanyarwenya no
we are the same man. We are the same. Drip uzabambara natwe tugazambara, you know. Bigira some share z'amarinete n'iki, you know. Dufite imisatsi twakaraze. Baturusha ibintu bitoya ariko twabishobora. Ikintu cya mbere abahanzi baturusha gukoresha ibiyobyabwenge. Ariko umuntu witwa Mugisha na Rusine bari kuduhagarara neza, ariko bari kugarukira kuri za byeri gusa na za mitsingi. Rusine na Mugisha ndabinginze. Mujyanye za kokayine, urumogi na za please. Tukompete nabo. Ikindi kintu baturusha ni ugutera inda bakazihakana. Imbogamizi yabaye uwitwa Catholic Bonke yateye inda, ariko ibintu byadutumye no kumenya batarayishinja. Umwana n'uwanjye da uruwanjye, umwana n'uwanjye. Kimoto batuje. Batuje. Hanyuma mani, sizira bintu bishoboke, niba ushinzwe amatarara, uri guteganya iki y'amatara? Kupoga. Nibera abaturage bakansi n'abaza bari ko guverinoma mu Rwanda yateye imbere. Kupoga. Okay. No, tuyokora akantu kamwe. Kugira twerekane ko abahanzi b'u Rwanda ntacyo baturusha. Cyane turusha yawe. Please wait for the laugh. Muchane mwese twagiye twagiye iburyo ibumoso left right kushoto kulia. Thank you so much.